wenda nka sister wawe ari ukuntu ingo usigaye ubona zisigaye zisenyuka nko muri no minsi n'abavandimwe nka murumuna wawe akaza aje kuba mu rugo iwawe aho washakiye nyine umugabo wa diversisi abo ku gihugu kuba diversisi nyuma murabizi nibyo bitaro nibyo narindimo mva namazi nk'amasanga 3 ndi muri turabasuhuje mwese nari mbakumbuye cyane numvaga imva singiye rwose numvaga rwose uno munsi ntaryama rwose tutaganiriye numvaga ari mbakumbuye yego urukumbuzi sinzi rwose pe turabakunda cyane rero bakunze bakurikirana ibiganiro bya Tuza Official uyu ni wa mwanya kugira ngo tuze tuganire ibyo hirya no hino pe muraba agaciro rwose kuri njyewe mva ubundi ubu mudahari ntabandi gukora iki hano rado hari icyo nabandi gukora ese undi mutanyetse ko mu nkunda hari icyo nabandi gukora umva ndabikundira pe ndabikundira rwose cyane ya muraba agaciro ku buzima bwanjye muraba agaciro mu bitekerezo no mu mitekerereze pe nzi neza ko ndatekereza abandi mwebwe uyu ni wa mwanya rero kugira ngo umuntu wese arakanda subscribe kugira ngo ayikande kugira nitwa uploading ikiganiro kwa kundi uvuga ngo niyozi isegonda rimwe ngo ngize gutya niwe muntu wa mbere kizakibanza kugeraho kugira ngo wa wundi utarakanda subscribe utaramenya aho tuza aho agomba guturiza utarabimenya nawe kugira ngo we rwose abibona we mu banyuma ariko wowe wibutse gukanda subscribe ubibona rwose mbere pe ndabakunda nongere mbibabwire kandi namwe murankunda ndabibona murabimbwira so mwarakoze rero Imana yarakoze yatumye tumenyana yatumye mbamenya mwarakoze cyane rero uyu munsi rero nagira ngo twiganirire mbabwire maze iminsi mfite story y'ababa wese story rwose nyinshi hirya no hino murabizi neza ko maze iminsi ndwaye pe naragiye kugira mu bukwe bwa sister umva ndarwara ndaremba mera umwuka umva usko mu bukwe ukuntu byangendekeye abantu mwese rwose abashe kubimenya afite nimero yanjye mwarampamagaye pe mwarakoze namwe ndabashimira cyane muraba agaciro rwose kuri njyewe umva uko burya ukirwara ugakira ari ukubera abantu abantu bakuvugisha pole turagusengera urakira urameze kumera neza ibintu nk'ibyo ngibyo namwe rero mwarabikoze naragenda njya mu bukwe mbugiyemo ubukwe gusaba ndi muzima turagenda tujya mu rusengero ndi muzima turagenda tujya mu byo mu kwifotoza ngarutse rero no hano nafatiwe umva namaze amasaha 3 ndi muri koma igihundwe kuba diversisi abo ku gihugu kuba diversisi nyuma murabizi nibyo bitaro nibyo narindimo umva namaze nk'amasaha 3 ndi muri koma numva ntaza ahantu ndi sinzi ngo nageze kwa muganga gute gusa bagiye kubona babona nikubise hasi babona ngo bamwe ngo n'umunaniro abandi tujya kwa muganga baramvura cyakora cyo rwose hari abaganga beza cyane no muri prive twabanjije bambwiye uko bankurikiranye bose barakoze Imana ibamugisha abaganga barankurikirana ndakira burya rero uyu muntu afite abantu bamwitaho arakira kamera neza ugasanga nyine ndongeye ngaruye ubuzima sirata murabona ntagaruye ubuzima se murabona ntari muzima murabona ntakize rero ndabakunda cyane ikintu nashaka kubaganirizaho rero nibyo ngibyo nuko numvaga nari mbakumbuye n'iki ese ubundi reka ubundi mbibarize uramutse ufite umugabo sibyo uramutse ufite umugabo undi wenda adafite wenda nk'umugabo ugiye nko ngiye wenda n'urugero mfite umugabo mugenzi wanjye ntagafite umugabo mugenzi wawe akifuza kuza kuba iwawe yifuje kuza kuba iwawe wenda nk'umukobwa w'umushuti wawe akavuga ngo twarareranywe
twari inshuti n'iki ndashaka kuza kuri wawe. Ese umuntu wamwemerera cyangwa wamwangira? muze kuza kumbwira iki kibazo. Ni inshuti yawe iraza irashaka ko muza ko mubana, wamwemerera cyangwa wamwangira? Ese wakora iki? Ikindi kintu kindi ushobora kujya kubona ukabona wenda nka sister wawe ari ukuntu ingo usigaye ubona zisigaye zisenyuka nko muri ino minsi, kandi zisenywe n'abavandimwe. Nka murumuna wawe akaza aje kuba mu rugo iwawe aho washakiye nyine umugabo wawe, sibyo? murumuna wawe wenda se wamweguriye za nshingano, warangaye umweguriye inshingano, uramubwiye ngo uramweguriye mbega nyine urugo rwose. Uragiye uhugiye mu kazi kenshi cyane, wowe wigiriye urugendo ujya mu kazi, wenda se umugabo wawe yataha akabona murumuna wawe niwe umukuriramo inkweto, niwe umwereka karibu ngwino ujye kuryama, n'iki ibintu byose wese niwe ubimukorera. Ese murumuna wawe wakoze ikosa nini? Murumuna wawe akaryamana n'umugabo wawe, akajya nawe amutera inda, yewe bikaba nyine ibintu birebire. Ubwo ngubwo umuntu bakoze ikosa ni umugabo wawe cyane murumuna wawe. Mumbare rwose mumbwire kuri icyo kintu, umuntu bakoze ikosa nini? Ariko ngiye nkaba nakongera kubwira iki? Nkaba nakongera kubwira rwose mutagira ngo barumuna w'abantu, mutagira ngo ngo simba ariho, mutagira ngo ngiye simba ariho. Ese wowe murumuna w'umuntu, wowe niba nka murumuna wanjye reka nze ndari we mbwira, wowe iyo witeruye ukaza ukajya kuba kwa mukuru wawe, umugabo wawe yarangiza akagira gute, yarangiza akakubwira ngo niko ndashaka ko, akakubwira ngo muryamane ukabyemera, ubona udahemukiye mukuru wawe? Ko tuvugisha ukuri, ngize ukuri, urabona udahemukiye mukuru wawe? Ariko mwagiye mureka kuko umucyo. Ibintu ngiye rwose ngiye birambabaza pe. Isitori rwose nje kwibabwira, nuko hari umufana wambwiye ko byamubayeho, ngo nze kuza mubwire mumugire inama yuko byamuyobeye. Ese asohoke mu rugo, murumuna we niwe wamwizaniye, araza barabana mara imyaka 2, bamaze kumarana imyaka 2, none murumuna we yaryamanye n'umugabo we, none ngo yaranahabyariye, noneho murumuna we yarabimuhishe, baza kuza kumenya nyuma ko ari we babyaranye. Ari kwibaza, kandi murumuna we ntabwo ashaka kuva muri urwo rugo habe na gato, none unabimubwiye gato yango ave mu rugo bahita banarwana, sigaye amusuzugura cyane. Umugabo we nawe ntabwo ashaka kuvuga ati wenda ngo have, mbega nyine byamucanze, byamuyobeye. Uri kubona ko umugabo we ikintu asigaye akora, asigaye afata umwanya munini cyane, asigaye awuhereza wa murumuna wiwe wabyaye, ariko bari barabihishe biza kugaragara, nabo barabyemera. Ari kwibaza ese urugo rugumemo, ese ahave, byamuyobeye. Mubabare rwose mugire inama ikintu rwose yakora. Nkaba nabona kubwira iki, nkaba nabwira abantu rwose bavukana n'abantu baza kuza kuba muri urwo rugo, cyangwa se n'undi muntu wundi baza kuza kuba muri urwo rugo, niba nguhamagaye ngo uzi tubane, uba wumva ko urugo kurwana neza, cyangwa ukaba wumva ko uje kunsenyera. Wagiye uza ugakora icyakuzanye, wamara gukora icyakuzanye wagiza ukagenda. Niba waje uje kwiga, niba waje kugira ngo ushakishe ubuzima, niba waje wenda se wavukiye nko mu ntara, niba waje waravukiye mu ntara, ubuje kakuzana kugira ngo ushakishe ubuzima i Kigali, ubuje kugira ngo usenye. Ariko ubwo ngubwo rwose ibyo bintu ntabwo ari byo pe. Mwikosore mwese, wari wese rwose wikosore, muzi neza ko abikore, mureke gusenya ingo z'abandi. Niyo mpamvu amadivorce ari kuba benshi. Ngaho ratari mumugira inama, ese asenye yigendere, cyangwa se wenda akomeza agumemo abatungane bombi? Agomba abatungane bombi cyangwa yigendere. Nta kindi kibazo gira n'umugabo pe, nta na kimwe, habe na kimwe. Ubwo ngubwo abigenza ati yigendere cyangwa hagume. Rata ndabakunda pe, ndabakunda cyane, umva nayo mbakumbuye mu rwego rwo hejuru. So umufana yantumye rero, murumva ko mutumikiye. Awa mufana aho uri hose ndagutumikiye, sibyo? Mumugire inama rero y'ukuntu niba yaguma mu rugo cyangwa niba yagenda. So ibitekerezo byanyu na comment zanyu birakenewe kugira ngo turamure ubuzima bw'abantu babiri.
ubwo ni ubuzima bw'abantu babiri, niba ari bumusige, niba ari bufate murumuna we akamujyana iwabo, cyangwa se wenda uko biri bugiye, niba ari burekere uwo mugabo simbizi pe. Gusa yambwiye ko nta kindi kibazo mu rugo, ariko ikintu kimugoye ni ukuntu abona murumuna we mu rugo rwose pe, n'ibyo mu rugo n'amabanga y'urugo ntabwo akiyabasha kubera igikomere cyamubayeho. Ubwo rero urumva ko uwo muntu yuko araremerewe, afite ibibazo bikomeye, mbabarire rwose umugire inama, nawe ubwe azabitegereje pe. Ndabizi neza ko ikiganiro nikimara gusohoka ari mu bantu ba mbere bazabitega amatwi cyangwa bazabikurikirana paka bisoje. Ndumva ari ibyo ngibyo, murakoze cyane, ndabakunda cyane, numvaga nameze neza, numvaga ntabasha rwose kuba navuga, ariko bitewe n'inshuro yampamagaye cyangwa n'umwanya yampamagaye kugira ngo inze mugire inama, ndabikoze. Mwakoze cyane, ndabakunda, muraba agaciro kuri twebwe, nongere kubibutsa mujye mukanda subscribe, comment, musharinge n'abandi, ni iby'agaciro gakomeye cyane ku buzima bwacu, kuri Tuza Official. Wageze kuri Tuza Official, nta kintu rwose wabasha kubura, nta kintu wakina rwose ngo kigure. Ciao ciao, naho ubutaha.